Nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe tubana muri gahunda y'ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya. Dukomeje kugira umugisha imbere y'Imana aho muri ubu buryo bw'ibyigisho byaduteguriwe dufatanyiriza hamwe ingingo y'umunsi. Uyu munsi dufite ingingo yo kuwa kane. Ni ingingo itubwira ubuhamya bwa data wa twese. Reka dushimire cyane abantu bakomeje kutubidusaba rwose. Natwe tugerageza uko dushoboye kugira ngo ingingo y'umunsi ibagereho, ariko aho bitaranoga neza tuzagenda tubinoza, kandi dushimira cyane abagenda baduha ibitekerezo. Ni ukuri turabizirikana, niyo mpamvu uko bizagenda biza muzajya mubona impinduka, ariko tubashimira ko muba mwatweretse ko muri kumwe natwe. Buryo iyo muduha ibitekerezo ntabwo tubisuzugura, ahubwo tugerageza kugenda tugira icyo tubikoraho, kandi kubwo gufashwa n'Imana bizagenda neza. Rero dukomeje icyiciro cyacu cya gatandatu kitubwira ibindi bihamya Yesu nka Mesiya. Tugeze ku ngingo rero yo kuwa kane itubwira ubuhamya bwa data wa twese. Mbese mu byahamije Yesu nka Mesiya harimo n'Imana data ubwayo. Mbega ukuntu iyo biza kuba ari abantu bo mu isi babihamije ko Yesu yari Mesiya, nibyo koko imirimo yakoraga n'ibitangaza byemezaga ko ari uwaturutse ku Mana. Ndetse ejo twabonye ko n'abigishwa be ngo bari bazisobanukiwe neza ko ari Mesiya ukwiriye kuza, nubwo batari bazi umugambi we. Batinze kuwusobanukirwa kugeza ubwo yarapfuye ku musaraba, agahambwa, akanazuka. Bari batarabusobanukirwa n'umugambi we. Icyakora bakurikije imirimo n'ibitangaza bari barabonye, bari bamaze gusobanukirwa ko uwo nguwo ari Mesiya ukwiriye kuza. Rero uyu munsi dufite ingingo itubwira ngo ubuhamya bwa data wa twese. Tugiye kumva uburyo ijuru ryahamije ibya Mesiya, rikemeza rwose, rikavuga mu ijwi rirenga ryumvikanaga mu bihe bitandukanye ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi ko ari we woherejwe nk'igitambo gihoraho gikoraho ibyaha by'abari mu isi. Rero muri uyu munsi, mbere y'uko twinjira muri iyi ngingo, reka tubanze nk'ibisanzwe turarike Mwuka Wera kugira ngo abe ari we ubana natwe, adushoboze, atuyobore. Reka dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dushimishijwe cyane nuko uduhaye amahirwe yo kuboneka imbere yawe muri uyu mugoroba. Turakwinginze ngo uze ufatanyirize hamwe natwe kudusobanurira ibyanditswe mu ijambo ryawe. Igihe ijuru ubwaryo riduhamiriza ko Kristo yari Mesiya, kandi ko afite ubushobozi n'ububasha bwo gukiza umunyabyaha kubw'igitambo cye binyuze mu kwizera. Reka Data, ubuntu bwawe burusheho kudusobanurira imitima yacu, kandi tubyizere kuko arimo ubugingo buri. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Nk'uko nari maze kubabwira, rero tugiye gufatanyiriza hamwe n'ingingo yo kuwa kane itubwira ubuhamya bwa data wa twese. Birumvikana, turabyibuka ko turi kwifashisha igitabo cya Yohana, kandi igitabo cya Yohana muribuka ko gitangira kitubwira uwo Yesu yari we, aho kitubwira muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere hatubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yari Imana, kandi Jambo yahoranye n'Imana, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibyo bigaragaza ko ni Imana mu buryo bwuzuye. Ndetse no mu gihe irema ryabaga, Uwiteka Imana ya Data yari kumwe n'umwana wayo. Ndetse niyo mpamvu ku murongo wa gatatu bavuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Rero ibyo birerekana inkomoko ya Yesu ko ari uwahozeho uhereye mbere na mbere. Igihe yihinduraga umuntu, igihe Yesu yihinduraga, cyangwa se igihe Jambo yahindukaga umubiri, Mwuka yahamije ibya Yesu amutindaho igihe yabatizwaga. Kimwe mu bihamya bitangira umurimo wa Yesu, igihe Yesu yendaga gutangira umurimo we, turabyibuka ko yasanze Yohana mu butayu aho yabatizaga, amusanga kuri Yorodani. Nuko aramubwira ati, umva rero, emera umbatize kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Yohana igihe yamubatizaga habonetse ikimenyetso gitangaje, kuko igihe Kristo yavaga, Yesu yari avuye mu mazi,
ishusho isa ifite umubiri w'inuma yagaragaye kuri we ndetse imutindaho. Ibintu Yohana yari yabwiwe na mwuka wera ko uwo ari bubone akabona mwuka wera amutindaho amenye ko ari uwo nguwo. Ntibyabaye ibyo gusa, ahubwo akimara kubatizwa ngo igihe Yesu yari asohotse mu mazi, ijuru ryarakingutse. Ibi turabisanga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 32 kugeza 34. Ariko nubwo byagenze bityo, bakiyumvira ijwi ry'Imana rihamya ko Yesu yari Mesiya, ndetse rwose nawe ubwe arabihamya nk'uko baduhaye isomo ryo muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 36. Aha Yesu nawe ubwe abwira abari bamuteze amatwi ati, rero imirimo nkora rwose ni Data wampaye ubushobozi bwo kuyikora. Ndetse tubibona ko n'igihe abafarisayo nabo barebaga iby'imirimo bavuga ngo kuko tutigeze tubona umuntu umeze nk'uyu nguyu. Rero umwanditsi yaratwandikiye ngo Yesu yahuzaga na se mu bikorwa n'ibitangaza byose yakoraga. Yabaga ahuje na se kuko ibyo yakoraga n'ibyo se yamushobozaga gukora. Nta na kimwe mu byo yakoze agamije kwishimisha, agamije kwinezeza cyangwa se kwihesha icyubahiro, ahubwo ibyo se yishimira, ibyo Data wo mu ijuru yamushobozaga gukora, ibyo nibyo yakoraga. Ndetse niyo mpamvu umwanditsi yatwandikiye ngo Yesu yahuzaga n'Imana Data mu bikorwa by'ibitangaza byose yakoze. Yesu yari asobanukiwe neza ko se ari we wamwohereje kandi akaba ahamya ibye. Ibi ntago yabishidikanyagaho. Murabyibuka ko ibi ngibi abantu bajya babimenya neza. Ni naho igeragezo cya mbere yageragejwe na Satani, amubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Ubundi ibi bintu Yesu akiva muri Yorodani, ijuru rakingutse rihamije ko rivuga ngo nguyu umwana w'Imana, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Rero Satani igihe yamugerageza akavuga ngo niba uri umwana w'Imana, Yesu yari asobanukiwe ko ari umwana w'Imana, ubwo yari yisobanukiwe neza. Rero ntiyagombaga gushidikanya, ntiyari anakeneye kugira icyo akora kugira ngo yemeze Satani. Hano bari baduhaye amasomo nanone agaragaza uburyo ijuru ryagiye rikinguka mu buryo mu nshuro nyinshi. Urugero nko muri Matayo igice cya 3, n'ubundi aha ni Yesu amaze kubatizwa, aho ijuru ryahamije ati nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira ndetse mumwumvire. Ariko nanone saho gusa, turanasanga no muri Matayo igice cya 17 umurongo wa 5. Aha turahasanga igihe Yesu yari kumwe n'abafarisayo, nuko bajya impaka mu mitima yabo. Ariko Yesu arebye kutizera ko muri bo, nuko asaba Data, aravuga ati Data ubahiriza umwana wawe. Kandi koko ijuru ryaramwumvaga, kuko ijuru ryarakingutse rimuhamiriza ko rimwubahirije, nk'uko turaza kubireba hasi. Ku mubatizo wa Yesu, Imana Data na Mwuka Wera bifatanyije n'umwana wayo mu kwizihiza icyo gikorwa, kandi icyo gikorwa nicyo cyari itangiriro ry'umurimo wa Yesu hano ku isi. Murabyibuka ko nubwo yari amaze igihe ari ku isi, guhera igihe yahavukiraga, ariko mu gihe yari amaze kubatizwa nibwo tubara igihe cya nyacyo cyo gukora umurimo we, kigereranwa n'imyaka 3 n'igice iyo yabaye hano ku isi. Muri iyo myaka rero yatangijwe n'igikorwa cyagaragaye ubwo yari amaze gusuva muri Yorodani. Mwuka Wera na Data wo mu ijuru ngo bafatanyirije hamwe kwizihiza icyo gikorwa, ari nacyo cyari intangiriro y'umurimo we hano ku isi. Muri icyo gihe Imana Data yavuze ko Yesu ari umwana we akunda kandi akamwishimira. Ndetse si icyo gihe gusa, ahubwo turanabona ko igihe Yesu yari hagati y'abigishwa be nabwo, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 17 na 18, turasanga nanone Yesu nawe asaba ko Imana yubahiriza imwubahiriza. Ibi byerekezaga nanone ku musaraba, kuko yari yiteguraga kujya ku musaraba mu gihe bo bari bazi ko azahabwa ubwami bwo mu isi. Ariko igihe yari amaze gukora igitangaza cyo kuzura Lazaro, inkuru ye yumvikanye ahantu hose, abigishwa ndetse n'abari bari aho batangaye bishimiye ko rwose Lazaro yazutse. Ngo ariko ibyo ngibyo ntibyanejeje imitima y'abafarisayo, ntibyanejeje n'itsinda ry'abayuda ryari rimuzengurutse ritifuzaga ko
yaba ari mesiya ritanabihamyaga, ahubwo ngo nibwo bagize umugambi nyamukuru, nibwo bashize mu bikorwa igikorwa cyo kumugambanira ngo yicwe. ariko muri ibyo nibwo abantu benshi baje aho ari, ndetse batubwira ko kubw'ubutumwa bwiza bwumvikanye n'ubw'igitangaza gikomeye cyo kuzura Lazaro, ndetse n'itsinda ry'abagiriki ryaje ritangaye, rije kureba Yesu, rije kureba uwo bumvise akora imirimo n'ibitangaza batari bari bigeze bumva. rero igihe babonaga abantu bose bamuyobotse, nibwo bagize uburakari, nibwo bashize mu bikorwa umugambi wabo kuruta igihe bigeze babitekereza. ariko nanone kuri iyo ngingo Yesu yasabye se ati, data ubahiriza izina ryanjye. Imana data yongera kuvugira mu ijuru iti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. mu gihe barimo bacura imigambi bashaka kumwica, ndetse rwose bari bagambiriye ko babikora mu buryo bwihuse, murabyibuka ko nta nubwo bifuzaga ko aburanira mu rukiko, ahubwo bumvaga bari mu mwiciro ubwabo, icyakora amategeko yabo ntiyabyemeraga. mu gihe Yesu rero yitegerezaga imitima yabo inangiye, nibwo yasabye se ati, data ubahiriza umwana wawe. nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, bose baryumva, riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. mu bifuze byose baba baratubwira ngo igihe iri jwi ryavugaga, abari aho ngo bamwe babyumvise nko guhinda kw'inkuba, abandi babyumva nk'urusaku rutagize icyo rusobanuye, ngo ariko Kristo ku bari maso kandi bari aho ngaho, basobanukiwe ko ari ijuru, ari Imana ubwayo ivuganye nawe, ngo nuko iramubwira ngo ndaryubahirize kandi nzongera kuryubahiriza. mu kumusubiza aya magambo, ibi byerekezaga ku gaciro k'umusaraba, ko Kristo ubwo yendaga kujya ku musaraba, ijuru ryari kwerekana ko ryubahije igitambo cya Kristo, kuko yavuze ngo nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho amahanga yose. kandi nyuma yaho nibwo yari kuba abonye intsinzi y'icyaha, nk'uko byari byarateganyijwe mu nama y'agakiza. rero mu kuvuga ko igihe Imana yasubizaga ngo ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza, icyo gihe Kristo yagaragaye afite mu maso harabagirana, abari bagambiriye bamuhagurukiye kugira ngo bamwice ntabwo bongeye kugira imbaraga, nubwo bagiye bakabitegura mu bundi buryo, ariko biboneye kandi bumva ijuru rihamya ko ari umwana w'Imana. nk'uko rero twabibonye, isaha ya Yesu yo kubahishwa ku izina rye yari umusaraba. niyo mpamvu data mu byo yahamije byaganishaga ku gitambo gikomeye cya ntama w'Imana ukoraho ibyaha by'abari mu isi. ni ukuvuga icyo yavuze ngo ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza, byarengurizaga ku gitambo Kristo yendaga kwitambaho, akaba incungu y'ibyaha by'abari mu isi. ni ukugera ku musozo w'umurimo we hano ku isi. hari amagambo nifuza ko twese tuzirikana. urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba rwari urupfu rwa Yesu rwo ku musaraba yapfuye mu cyimbo cyacu, cyari igihano cyuzuye cy'ibyaha byacu, kandi muri we binyuze mu kwizera ntabwo tuzigera tugerwaho n'igihano cy'icyaha. abantu tubyumve neza, muri uru rupfu Kristo yapfuye ntabwo ari igihano ndengakamere Imana yamuhannye, ahubwo muri rwo niho hari hazingiye agakiza kacu. kandi muri Kristo batubwiye ko urupfu Kristo yapfuye nubwo ari rubi, nubwo rwari ruhagije rwose kuba igitambo cy'ibyaha, ariko nimwo hahishwe ibyiringiro byacu, kandi nawe ngo azareba abavuye mu bisebye bamwishimisha. rero binyuze mu kwizera, ntabwo twebwe abizeye igitambo cya Kristo tuzagerwaho igihano cy'icyaha. kandi twabonye ko igihano cy'icyaha, niba mubyibuka neza mu ngingo yo kwa mbere, twabonye ko igihano cy'icyaha kizagera ku bazanga iyo mpano y'Imana twaherewe ubuntu. abo bantu bazishyura ikiguzi cy'ibyaha byabo, ari byo rupfu rw'iteka ryose. bisobanuye iki rero? birasobanuye ngo urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba ruduhanaguraho urupfu rw'iteka ryose, kuko igitambo cya Kristo gihagije gukuraho ibyaha byacu, kandi iyo dukuyeho ibyaha byacu duhabwa impano y'ubugingo buhoraho. bityo rero igitambo cya Kristo nicyo cyonyine
gihagije, nicyo cyonyine cyari gikwiriye kugira ngo umunyabyaha ababarirwe ibyaha. Rero binyuze mu kwizera, twebwe n'abazizera igitambo cya Kristo kandi n'abamwizeye, twese tubasha kuhagirwa gukiranirwa kwacu, maze amazina yacu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, maze kubwo Kristo agiye kwerekanwa tukazahabwa ubugingo buhoraho. Mbega amahirwe yacu yo gusobanukirwa na Kristo n'igitambo cye n'umumaro wacyo kuri twe. Ibi bintu turamutse tubisobanukiwe, imitima yacu ikabyizera, nibyo bibasha kudutera ibyiringiro, maze ubwo Kristo yaduhaye impano y'agakiza, natwe tukarambura ibiganza mu buryo bwo kwizera, maze ibyo bintu bigakorerwa kuri twe. Reka mbasabire nanjye nisabira ngo ubwo igitambo cya Kristo cyatambwe ku bwacu, tubashe kubyizeza imitima yacu, kandi ubwo Kristo agiye guhishurwa, njye namwe tuzamusanganire aduhe ubugingo buhoraho. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'uby'umurimo wadukoreye, iby'igitambo cya Kristo cyabonetse gihagije rwose kweza ibyaha byacu. Reka rero ubwo dusobanukiwe ibyo, imitima yacu ikuremo kutizera, ahubwo nk'uko wabigenjereje intumwa zawe igihe bari bamaze gusobanukirwa n'intege nke zabo maze bakicisha bugufi, ni ukuri warabababariye kandi ubashoboza kuba abagabo n'abagore bo guhamya iby'ubutumwa bwawe bwiza, kandi ikiruta byose babikiye ubugingo buhoraho. Natwe twifuza kugera ikirenge mu cyabo, natwe twifuza kwakira Kristo akaba umwami n'umukiza wacu, ngo ubwo igitambo cye cyabonetse kandi kikaba gihagije kutweza gukiranirwa kose, ibyo bintu bisobanura imitima yacu. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.